babonye nkawe rega barahagaze hari abagurusekera barabushimika nawe ukakomeza ukinyuza n'abana mu rugo hano ariko ngiye mwana uriya muhungu bazanye dutekera mu rugo ngiye bose bitewe n'ukuntu ateka njye ntabwo nagira ibyo bye none gutya mbihagana nabiryo hari igihe ugiye kubona araritse arasonza ngo agakubita mu bintu toka satani ikintu uzi ibyuye agashyira mu biryo njyewe ntabwo nabiryo musake urebe niba nta n'imperi zirimo cyangwa imbaraga satazaze dutweremo ndetse umukobwa w'insaka basake bikeze umeze neza usigaye ubaye mwiza nashongo ugashaka agiye kugiye kurambariza shongo uburyo nayibonyemo na uzanuma ariko imaze imyaka ingahe n'akora shongo se y'ababiligi bazanye mu Rwanda waje gukora iki se uzanuma mu bifango mu bazungu n'abashinwa umuceri w'umubereti ifiriti byose dore ibimana marinete ariko sindi figo so ani kwa yangu zomezi nikazo ngwaya kuzameza ngwaya kuzameza unayesu ishi nabise ngo nimeza desigaye bari kanone myanyeze biti amwenga ngagusaba umujeni oya ito mejeni zese imyako nani nagurira isabana nabura sinobe nguratsira umujeni gusimbize biti siko iteje no gize kari cyane nundi byara gucanze mu muhanda nta kintu ubona nta kibazo
buri munsi saa sita nitaye ijana ugeze kwa muganga muhibi intego niyo buri munsi saa sita kigo gasatsi naca kuziri direct na gasatsi ayo ni babwiye mu gushira gahunda ni gahunda nino tasi ni kuziri wangu ariko simbi ahagarara aho ngaho aya masaha koko ndebera igihe wagiriye guhaha uru rugo turi burya wari uri hehe ko ntabwo bizi none gutagize ku mwana kurebe ingoma tanu kose nayo nukujya ku murongo ujye baguha ibyo waje guhaha ariko si umukozi noneho banze dore nuko gisa ibikote bikweto bihengamye ariko uyu mukozi koko mabuja ngutwaje koko namara kugira ngo utwaje koko mabuja ariko subu butike ni imwe ahantu wagiye guhaha ku buryo wari wabuze ahantu wahira koko simbinya ntago ari imwe ariko bose ari mu matariko ngaho nikijyane ibyo guteka mu nzu n'ibyo bikote n'ibikweto biba byakubujije kugenda utebuke uze utoroshe hariya mbone hose hehe ariko uriya si umukozi noneho bazani abakozi baraguye uriya we nzamenya ari gatiki ibikote ibikweto bihengamye yewe naragenze ndabona ubu si iyi bafu niyo ugiye gukoroteramo bafu niyo ubonye urubafu rungana gutyo wabuze ibafu ntoya hariya mu nzu naho ujaje bw'ibasi ndayikunda ibasi iri mu bwoko bw'ubwato mu imodoka iyo nshaka kwiyuhagira nicamo nk'idumba gusa ibasi ndayikunda
simbinya karame mabuja no hano nkubwire ubundi nkubaza ugira ubwenge buzima ubu wazanwe n'akazi ni kuriya bakoropa ni kuriya bakoropa yesu nkoreze wowe akazi ka hano ndabona kakuna ibi birabagwe hariya reba ubwira ngo ndakwiyamye ku bakobwa banjye abakobwa banjye ntabwo ari ababonye nkawe rega barahagaze hari abagurusekera barabushimika nawe ukakomeza ukiyoza n'abana mu rugo hano kwa bosi ndakwiyamye ku bakobwa banjye ubyumve ndakwiyamye maburanye narengana ndi hamwe gukoropa nakorobye njye nakorobye mu buryo bwanjye nzi umuntu niza n'umuntu nkoropa buri munsi njye niba nakorobye abakobwa banjye n'abari niyo waba warabyize mu ijuru ndakwiyamye ku bakobwa banjye bahagaze imbere yawe bagusekera ndakwiyamye Gwajya abakobwa banjye ntibazongera guhagarara imbere yawe ngo baguseke ahubwo ndaje nabo njya kubonana nawe noneho uzabajyane badeke kumagara imbere uri uzabagara imbere bandiki ariko nanjye nahuye n'umwagu koko ndi mami aba bazishaka umukozi unganyina ari kumutoka atabizi ariko mama agira amahane pe ariko se bakobwa reka mbabaza ubundi uriya mukozi muba musekera yabahaye yarabaroze murahagaze mumizingana gutya nziza murasekera umuboyi w'ibikote binuka ntazi aho batoraguye mami mbabwire uko biri imana itwa yezu abakozi bavuye hano hari n'umwe yigeze ubona twishimira nk'uriya mukozi buriya se mushimishwa n'iki mu by'ukuri mana reba ibikote binuka ariko akazi agakora neza uriya mukozi kubashimisha kwe ni intimba muri njye ibirimo kumbekenya isya birya ahantu we umuse mama uriya mwana mupfike aradusetsa pe aradufasha kandi nk'uko sisi yabivuze imana iruta yesu abakozi bose bagiye bava hano wabonye ukuntu bagiye bava hano nabi baturakaje badashaka gukora ariko nakuriya mwana akora ubundi mupfike koko ntabwo nigeze mwishimira habe namba ariko hashobora kuba hari ikintu cyihise inyuma y'uriya mwana amaraso ye ntabwo yigeze ahura n'ayanjye ariko se mama uriya mukozi kakazi agakora neza watura uriya mwana tukibanira neza amahoro umuntu udusetsa kuriya erega buriya mwareba na televiziyo cyangwa mukareba no mu bitabo buriya aramutse agiye twazana n'undi cyangwa tukakikorera asuzuguye muragi ariko